Ahabwaga izo mpeta hashyirwaga kandi abakora ibikorwa binyuranye by'iterambere n'ibikorwa biteza igihugu imbere n'umuco wacyo. U Rwanda mu mateka rwagize abatabazi ndetse n'abacengeri babitangiye bahara ubuzima bwabo. Abacengeri n'abantu ubundi babanzaga kujya kuneka aho urugamba rugomba kuzabera kugira ngo bamenye uko bazarwitwaramo. Abatabazi bo ni abagomba kugenda imbere y'ingabo, byanze bikunze bo barapfaga. Iyo watoranaga nk'umutabazi waba uzi ko utazagaruka, kuko byavugaga ko bagomba kukwica, abo umuhamya bagomba kukwica kugira ngo amaraso yawe atangirwe igihugu kandi azasabe abo banzi b'igihugu. Murumva ko ari abantu bakomeye kandi bemera kwitangira igihugu. Ubwo butwari rero ntekereza ko bwagirwaga n'abantu ariko ntabwo ari benshi cyane. Mu gihe cy'ubukoloni rero, kuva aho u Rwanda rutakarije ubusugire n'ubwigenge ku ngoma ya gikoloni, amadini mashya akaza nayo agamije guhindura abanyarwanda afatanyije n'abakoloni. Ibyarangaga imiyoborere, imyumvire n'imyemerere y'abakurambere byarasenywe. Ibyo abanyarwanda bagenderagaho harimo n'indangagaciro z'ubumwe n'ubutwari, byose byafashwe nk'imyumvire isuzuguritse ya gipagani cyangwa ya gishenzi. Gusa muri icyo gihe hari abanyarwanda bagerageje kurwanya no kwamagana ibikorwa by'abakoloni byo gutesha agaciro umuco w'u Rwanda no kubiba amacakubiri. Ahangaha ni kera cyane ariko mu 1930, ahagana mbere ya 1931, umwami Musinga Yuhi wa gatanu Musinga, muzi yuko yari yaragerageje kwamagana ibyo bikorwa by'abakoloni n'abanyamadini, ariko nawe yaje kubizira. Bamucira inyuma y'u Rwanda, bamucira ishyanga aho bita Imbogo. Mu gihe cya Repubulika ya mbere n'iya kabiri, hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, nyuma y'ubwigenge bw'u Rwanda, abayobozi ba Repubulika ya mbere n'iya kabiri bakomeje imyumvire n'imyitwarire yigishijwe n'abakoloni ku byerekeye gusuzugura no kudaha agaciro umurage w'abakurambere. Bakomeje inzira yatangiwe n'abakoloni yo gucamo ibice abenegihugu no kubateranya. Abenshi mu bashimirwaga muri icyo gihe ni abashyigikiraga gahunda za leta, ahanini zishimangira ivangura mu banyarwanda. Murabizi muri za 1963 abagize uruhare rukomeye cyane mu kwica abatutsi mu cyahoze ari Gikongoro, abenshi nibo bagororwaga kuba ba burugumesitiri. Abagize uruhare mu bwicanyi butandukanye mu bice by'igihugu bagororwaga imyanya yindi itandukanye muri leta. Nuko rero ugasanga abagerageza kubwirwa intwari ahubwo ari abagirira nabi bagenzi babo b'abanyarwanda. Bitandukanye n'ibya mbere ko u Rwanda rwabaga rugomba kurindwa kandi rukarindwa n'abantu bose barwo barutuye imbere. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Leta y'u Rwanda yashyizeho politike yo guteza imbere umuco w'ubutwari n'ubumwe bw'abanyarwanda. Impinduka ikomeye yabayeho n'ubushake bwo gukosora imitekerereze n'imikorere ikocamye ivangura abana b'u Rwanda yaranze Repubulika ya mbere n'iya kabiri zikomoka ku bakoloni. Hashyizweho kandi inzego zinyuranye ziteza imbere indangagaciro z'umuco n'ubutwari mu banyarwanda, hagamijwe gushingira ku muco mu bikorwa byose byubaka u Rwanda. Muri urwo rwego hashyizweho urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe, seno n'izindi nzego. Reka njye ku gice cya kabiri rero kigendanye n'ubutwari bwakuye u Rwanda mu bihe bikomeye. Kuva kera u Rwanda rwahangwa kugeza ubu rwanyuze mu bihe bikomeye byashoboraga no gutuma ruzima.
muri ibyo bihe batabawe n'indangagaciro y'ubutwari iranga abanyarwanda kuva kera kugeza ubu. Ingero zagarukwaho muri iki kiganiro nababwira ubutwari bwaranze abahanze bakanagura u Rwanda. Muzi ko u Rwanda rwatangiye ari agace gatoya cyangwa umusozi bigenda ruhangwa rwagurwa kugeza aho rubaye u Rwanda muzi ubungubu, cyangwa se u Rwanda abatubanjirije bamenye rwavanweho igice kimwe cyashyizwe kuri Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ikindi gice cyashyizwe ku Bugande ubwo abakoloni bazaga. Ariko ibyo byose byagezweho kubera abanyarwanda bari baritanze bagenda bahanga u Rwanda barwagura kandi baruha umuco n'ururimi dufite kugeza ubu ngubu. Ubutwari bw'abanyarwanda mu kurinda ubusugire bw'igihugu nabwo nta wabushidikanyaho, kuko hari imvugo yakunze kuturanga kandi n'ukituranga bavuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Ntabwo rero u Rwanda rwaba baruteraga, niyo byabagaho ntabwo byamaraga igihe. Impamvu gusa niyo byamaraga igihe ni uko urugero rukurikiyeho ari urwo abitwa abaryamana batabaye u Rwanda nyuma y'imyaka 11 rwarigaruriwe n'abanyamahanga. Ku ngoma ya Cyamatare niba nibuka neza mu gihumbi kimwe ahagana mu 1400 amaze kwima abavandimwe be banze kwemera yuko ari we ubumwana. Hanyuma aza kubona ko batangiye kubirwaniramo, baterwa n'abanyamahanga, afata umuhungu we witwa Ndoli amuhungishiriza Ikaragu kwa nyirasenge. Icyo gihe rero umuhungu niwe wagombaga kugaruka kuzaba umwami, niwe abiru bari baragennye ko azaba umwami. Hanyuma abona yuko iyo ntambara nawe ishobora kuzamuhitana, hanyuma u Rwanda rukazima. Icyo gihe se rero yaguye muri iyo ntambara, ariko uwitwa Karyamuna afata bagenzi be 16 batangira kurwanya ibikorwa byakorerwaga mu Rwanda n'abanyamahanga bari barakwigaruriye, birimo gufata abagore bakabica, bakabohoza no gusenya igihugu muri rusange. Nyuma rero baje gukora nk'icyo twita networking, batangira kujya bahanahana amakuru kugeza ubwo umwami Ndoli wari Ikaragwe yakurikiranaga umunsi ku munsi ibibera mu Rwanda kuzageza ubwo agaruye ingoma y'ubwami mu Rwanda, igihugu barongera barakigarura. Hari abatabazi n'abacengeri nk'uko nabavuze bitangiraga igihugu, hanyuma hakaba abanyarwanda barwanije ubukoloni n'ingaruka zabwo, hanyuma tutanibagiwe ubutwari bw'inkotanyi zabahoye u Rwanda zikanahagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abikora mu mfura n'ubwitange bihebuje kandi akiriye n'amananiza. Ahangaha iyo tuvuze ko abantu Agatawu Uwiringiyimana ubwo yajyaga kuri ubuyobozi bwa Minisiteri y'Uburezi yagize icyo nakwita menase, sinzi ko nakita mu Kinyarwanda. Hari n'abajya bavuga ko bashobora kuba yaroherejwe n'abasirikare bakamubohoza. Mu nteko ishinga amategeko y'umutarisinya twebwe ndarigarura mu ishyaka ryanjye turisinya kandi ntabwo muzarivanaho. Kwibagirwa ubutwari bwaranze ingabo mu buryo butandukanye, ntabwo mwibwire yuko bimena n'ingenzi. Batangiye ku mateka ya kera rero, reka n'umusese tubaze bano bajene kugira ngo kugira tubaze niba izi nzego ko zashyizweho bareba benshi, niba bazizi, niba bazi abazibamo, duhereye ku Manzi. Umanzi reka mbanze kubwiye ariyo ni intwari y'ikirenga yagaragaje ibikorwa by'akataraboneka birangwa n'ubwitange, akamaro n'urugero bihebuje. Ese hanyuma Rwagasana Michel uyu nguyu ni murumuna wa Gregor Kayibanda, ni murumuna we cyane mukuru. Pastor
abangabo bari bafite igisano Gregor Kayibanda ashinze Parimuhutu nabo bari kumwe. Uyu we yari secrétaire général w'umwami w'ishyaka rye. Arangije aramubwira ati ko ufite abayoboke benshi wavuye mu ishyaka ry'abatutsi ukaza kwifatanya ko inama tuzaba twisenya burundu. Aramubwira ati ntabwo nahemukira umwami sinanasenya inama kuko nta kibi cyayo nigeze nyibona. Aramubwira ati nyamara tuzabica. Ati ubwo ngubwo niko urugendo rwanjye ruzaba rufata ku isi bizagenda uko byakagenze kandi koko baza kumwica. Sinibuka niba ari muri 1963 baramwica kimwe n'abandi benshi icyo gihe bapfuye. Urumva iyo yemera wenda kujya kuri Gregor Kayibanda yari kwicwa ariko yari kuba atatiye za ndangagaciro ziranga intwari. Uwiringiyimana Agatha byinshi cyane byagiye bivugwa kandi benshi muri 1994 kuva muri 1991 amashyaka yajyaho kugeza muri 1994 ibikorwa bya Uwiringiyimana Agatha ntabwo twabigarukaho. N'umuntu waharaniye yuko abanyarwanda babumwe ayanga amacakubiri yanga ivangura yanga akarengane ariko nabo murabizi ko yaje kugeraho akabizira. Felicite Niyitegeka Gratien nubwo bose ikiganiro cyawe wasomeye ibaruwa yandikiye musaza we. Felicite Niyitegeka ubundi yari umubikira ariko muri icyo gihe akaba yarakoreraga ku Gisenyi muri Rubavu. Mugabo ntabwo batureba uko bakubwiye ubutwari bukomeye cyane kandi niba Imana dusenga n'ijuru twizera biriho koko twizera neza yuko uyu mubikira yayigezemo. Hanyuma ikindi cyiciro n'abana b'Inyange. Abana b'Inyange nabo uzi ko byagenze igitero cy'abacengezi binjira mu ishuri baravuga ati twitandukanye abahutu kwabo abatutsi kwabo. Abana baravuga bati ntabwo ibyo ngibyo bituranga abahutu n'abatutsi turimo twese turi abanyarwanda. Banze kubumvira bose bababishamo urusasu abapfuye barapfa hanyuma n'abarokotse bararokoka ariko urumva ko nabo bagize ubutwari. Simenya ko uko ibintu byari bikiri bishyashya muri 1997 abana simenya yuko ibyavugwaga mbere ya 1994 by'uko umwana w'umuhutu cyangwa w'umututsi byari byaramaze gusibangana. Bari babizi iyo abashaka kwigira abahutu bari kwigira abahutu bakajya ku ruhande hanyuma bagasiga bene wabo imbere y'izo mbona zigomba guhita zibamara ariko baranze ubumwe cya kindi kiranga intwari ubumwe bugomba kubaranga babushyize imbere kandi bagira ubwoba bagakozwa n'amananiza abarengera barapfa. Abayobozi nagira ngo muri iki cyiciro nigire icyo nongeraho niba bishoboka. Buriya Inyange habagamo ibyiciro bitandukanye kuva mu mwaka wa mbere kugera mu wa gatandatu. Iri cyo tubwira nk'umunota bamwe mu banyeshuri bahiga icyo gihe. Twari dusanzwe turindwa n'abasirikare n'inkotanyi bahaza mbere yaho abacengezi badusohora maze tubakorera inama. Abasirikare baratubwira ati naje aho ngaho abahutu mu dutwari hanyuma umukobwa wiga mu mwaka wa gatanu turi abanyarwanda murabyaza atangira turasa dutorongera bamwe barahagwa benshi turara mu mashyamba hagati aho ngaho bukeye abasirikare b'u Rwanda baza kujya babihinga gusanga mu mashyamba
abasigaye tuba tugiye mu rugo turataza, ariko hari abatarabashije gusubira mu masomo. Murakoze. hari igihe ibintu bivugwa tukabifata nk'amateka, ariko hari ingero ziba zivugira umuyobozi wakomeza. urakoze cyane. Ugomba gufasha igihugu gukemura ibibazo dufite, ukagikomeza kugira ngo ukomeze ujye imbere. Komeza rero ukomere, kandi natwe turagushyigikiye aho wakumva ubangamiye, twagufasha kugira ngo byakubayeho icyo gihe bitakugiraho ingaruka mu buzima busanzwe. Hari ingingo zinafatanyije izi nzego, hanyuma n'abantu bari mu nzego z'intwari, hanyuma n'abantu bagiye bazirimo. Icyiciro ntekereza ko cyane kituryoheye twese kuko twagizemo uruhare mu buryo bugaragara. Reka mvuge rero ku biranga intwari z'igihugu, hanyuma soze igice cyanjye nihuse. Itegeko nimero 13 bis ryo muri 2009 yo kuwa 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2009 rigena inshingano, imiterere n'imikorere by'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Biteganya indangagaciro ziranga intwari z'igihugu zikurikira. Mbere na mbere ugomba kugira umutima ukomeye kandi ukeye, kugira umutima udatinya, gushyigikira icyiza, kugaragaza ikibi no guhangara kukirwanya kandi uzi neza ingaruka. Gukunda igihugu, gushyira imbere no guharanira ubusugire, iterambere, ishema ry'igihugu n'ubumwe bw'abagituye. Kwitanga, kwigomwa inyungu zawe bwite, guharanira inyungu rusange, byaba ngombwa ugahara ubuzima. Kugira ubushishozi, kureba kure no kumenya ukuri kutagaragarira buri wese. Icya gatanu ni ukugira ubwamamare mu butwari, kurangwa n'ibikorwa by'ubutwari bizwi kandi bishimwa na benshi. Icya gatatu ni ukuba intangarugero, kurangwa n'ibikorwa bihebuje bibera abandi urugero rwiza. Icya karindwi ni ukuba umunyakuri, kurangwa n'ukuri kandi ukabuharanira ntutinye no kuba wakoze. Umunani ni ukugira ubupfura, umuco ugaragarira mu matwara meza, imibereho, imyifatire n'imibanire n'abandi. Cya cyenda ari nayo ya nyuma, kugira ubumuntu, kurangwa n'umutima ukunda abantu mu buryo buhebuje, aho kubarutisha ibintu. Abanyarwanda twese usabwa kurangwa n'izi ndangagaciro mu mibereho yacu, mu migirire no mu mitekerereze ya buri munsi. Dusubira inyuma muri abantu bose twabonye bagiye nk'intwari, izi ndangagaciro tugenda tuzibasangana mu bintu bitandukanye bagiye bakora. Murakoze cyane rero, ndabashimiye kuri iki gice cya iyo bugaragara ni uruhare rwabo, ku buryo mbere y'uko yo mu Rwanda papa we. Murakoze cyane. Abantu kubaza niba babona ko intwari nyinshi ari izigiye, nta ntwari zabagaho. Intwari zabagaho niyo mpamvu hari haragenwe n'uburyo bwo kugenda izihizaho imyaka 30 ku nshuro ya 30 ubutwari bw'Abanyarwanda, agaciro kacu, ubutwari bw'Abanyarwanda, agaciro kacu. Bivuze ngo turavuga intwari duhereye kera, ariko twifuza ko no mu byiciro biri inyuma urubyiruko ariko ruzaba rufite intwari mu gihe kizaza. Urubyiruko murabyumva, ubutwari mu Rwanda bugomba kuba umuco ukomeza, kuko watangiye kera abakurambere bakomeza na n'ubu mu gihe gitaha. Urubyiruko ruri hano, mwebwe ntwari muteze amaso, tuzakomeza gusigasira ibyagezweho n'abakurambere bacu n'abayobozi bacu muri iki gihe. Izo ndangagaciro zizasubira.
mbere yo gutangira ikiganiro rero nanjye nk'uko mugenzi wanjye yambanjirije bibwiye bikomeye neza Damascene kuri uyu muhanda turiho ateganye neza no kwizera bya ejo heza ukabica abenshi baziranye ibikorwa binyuranye mu muganda. Ikiganiro tugiye kubagezaho rero ni igice cya kabiri kivuga ngo umuco wo gushima no gushimira abakoze ibikorwa by'ingirakamaro. Hari umusore wize gufata karatese kera, ntabwo abantu bashimirwaga rwose, kera byarakorwaga. Ikimenyimenyi muri iki kiganiro ngiye gutanga uraza kumva ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yagaruye umuco wahoze wo gushimira abanyarwanda bakoze ibikorwa by'ubutwari. Birumvikana neza ko birasubiza ikibazo wa musore bazaga niba kera koko byarakorwaga. Yego byarakorwaga, nayo mpamvu leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yabigaruye, ariko byari bisanzwe birabo umusore yasubijwe none. Kuva u Rwanda rwabaho n'abakoloni bataraza, abanyarwanda bagira umuco wo gushima no gushimira abakoze ibikorwa by'indashyikirwa bifite akamaro kandi bitanga urugero rwiza no mu buzima busanzwe. Umuntu wakoraga ibikorwa byiza by'ingirakamaro kandi bibera abandi urugero yaragororerwaga. bivuze ko kuva kera abantu baragororerwa. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyize imbere kubaka igihugu gifatiye ku muco n'amateka y'abakurambere. Ni nayo mpamvu mu bihe binyuranye ubuyobozi bw'igihugu bwashimiye ku mugaragaro abanyarwanda n'abanyamahanga bakoze ibikorwa by'ikirenga bifitiye igihugu akamaro. Politiki y'igihugu y'itangwa ry'impeta z'ishimwe mu cyerekezo cyo gushyira imbere indangagaciro z'umuco n'ubutwari ziranga abanyarwanda, hashyizweho politiki y'igihugu y'itangwa ry'impeta z'ishimwe. Iyo politiki yemejwe n'inama y'abaminisitiri yo kuwa 5 Ukuboza muri 2017, ikaba igaragaza muri rusange uburyo ubuyobozi bw'igihugu bushimira abakoze ibikorwa by'ikirenga bifitiye igihugu akamaro. Politiki igaragaza kandi uburyo inzego zinyuranye zajya zishimira abakora ibikorwa byiza mu buryo butandukanye. Politiki igamije ko umuco mwiza wo gushima icyiza wari usanzwe wasakara mu nzego zose no mu banyarwanda muri rusange. Impeta z'ishimwe zemejwe. Impeta y'ishimwe ni ikimenyetso gitangwa n'ubuyobozi bw'igihugu ku banyarwanda n'abanyamahanga, abasivili n'abasirikare bakoze ibikorwa by'ikirenga bifitiye igihugu akamaro. Impeta z'ishimwe zemejwe: ya mbere, impeta yo kubohora igihugu. Iyo mpeta yitwa uruti, ihabwa abanyarwanda n'abanyamahanga bagaragaje ubwitange mu kubohora no kurinda igihugu. Iyi mpeta yatanzwe kuva muri 2006, nibwo bwa mbere yatanzwe. Impeta ya kabiri yo kurwanya jenoside yitwa umurinzi. Ihabwa impeta yitwa umurinzi
ihabwa abanyarwanda bagize uruhare mu kurwanya jenoside ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. iyi mpeta yatanzwe kuva muri 2006. impeta ya gatatu y'ubucuti yitwa igihango, ihabwa abakoze ibikorwa bihebuje by'ingirakamaro kandi by'intangarugero biteza imbere ubucuti bw'u Rwanda n'amahanga n'ibikorwa bihesha ishema igihugu ku rwego mpuzamahanga. iyi mpeta yatanzwe bwa mbere tariki ya 18 z'ukwa 11 2017. impeta y'icyubahiro yitwa agaciro, ihabwa abayobozi b'abanyarwanda n'abanyamahanga baranzwe n'ibikorwa biteza imbere igihugu mu miyoborere, ubukungu, imibereho n'imibanire mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. iyi mpeta yatanzwe bwa mbere muri Gicurasi 2022. impeta ya gatanu ni impeta y'umurimo yitwa indashyikirwa, ihabwa abakoze ibikorwa bihebuje bateza imbere ubumenyi, ikoranabuhanga, ubukungu, imibereho myiza n'imibanire myiza y'abaturage n'ibindi. impeta ya gatandatu impeta y'umuco indangamirwa, ihabwa abakoze ibikorwa bihebuje bateza imbere ubumenyi, ikoranabuhanga, ubukungu, imibereho myiza. impeta y'umuco yitwa indangamirwa, ihabwa umuntu wagaragaje ibikorwa bihebuje mu guteza imbere umuco w'u Rwanda. impeta ya karindwi ni impeta y'ubwitange, iyi yitwa indengabaganizi, indengabaganizi ihabwa umuntu wakoze igikorwa cy'ubutwari kirimo ubwitange, gutinyuka, gukiza ubuzima bw'undi abandi, kikabera urugero kandi kikabera urugero abandi benshi. iyi mpeta yatanzwe bwa mbere ku itariki ya 4 Nyakanga muri 2022. kugira ngo ikiganiro cyanjye muze amagambo yavuze ngo ni kigufi, twari ukubagezaho politiki y'igihugu yo gushima no gushimira abagize ibikorwa by'indashyikirwa bibera n'abandi urugero. muri make umuco wo gushimangira ngo no mu miryango yacu abana bakoze neza ku ishuri bagashimirwa. rero umuco mwiza kandi ni umuco w'abanyarwanda turagejeje. murakoze. umushimire. ituma buri munyeshuri watsinze, buri rubyiruko rwatsinze, umututsi, umuhutu, umukobwa, umuhungu, uw'imbuga, uwo muri Nord mu majyaruguru, apfa kuba yatsinze ikizami. uwo ari we wese ajya mu ishuri akiga, avanaho ko higa urubyiruko gusa rukomoka mu majyaruguru, cyangwa se kugenerwa imyanya mu mashuri. hari abavuga ngo umwana wa burugumesitiri ntiyaba mu ishuri ngo ni uko umwana w'umukene mu cyaro yatsinze. ibyo murumva byari ukwicukira. rero iyo umuntu atakoreye ibintu
akabihabwa gusa, ibyo bita guterekera ku mbehe. N'iryo shuri ntazayiga kuko nta bumenyi yajyanyemo, azagenda atsindwe, ariko kubera ngo ushyigikiwe n'ingwe waravoma, ibyo gusa bikamuzamura agatsinda, hanyuma akazatuyobora. Ubuswa rero bwa bene abo bantu nibwo bwagiye bunatugeza kuri jenoside. Uwo mudamu rero impamvu bamutsimbararaho ni uko yashyizeho iyo politiki, nubwo ari igihe gito yabayeho bahise bamwica, ariko niba mbere ya jenoside hari abana bagiye mu mashuri kubera ko batsinze, apana kubera ko ari umuhutu, apana kubera ko ari uwo mu majyaruguru, cyangwa ko afite mwene wabo bamuteruye akamutekamo. Ibyo bintu rwose ni ubutwari, kuko yabikoze azi neza yuko Habyarimana batari bubyumvikane. Ikindi ni uko dusabwa kugira indangagaciro zo gukunda umuco w'ubutwari. Hano batubwira ko ibihugu byinshi byakomeye bifite ubukungu bukomeye, bifite kwihagararaho ku isi, nk'uko mubizi za Amerika, za Buraya, za Hehe, byatewe n'uko abantu baranzwe n'indangagaciro zo gukunda ibihugu byabo. Ariko mu kubikunda baraza basenya twebwe tutari dufite, kuko buryo muntu uwagutanze ngo mu nkono mu kibo agutanga intore, niko ubugani bawuvuga. Ni ukuvuga iyo abana barimo basangira, ugutanze ku isahani agutanga inyama, uzi inyama kuko nizo nkunda cyane, agutanga inyama rero akayirya. Abazungu rero badutanze ubwenge, nibyo ni nayo mpamvu baje nyine batwambura igihugu, barakiba, biba Afurika, biba Kongo, biba Aziya, baragenda barakira, bakijijwe n'umutungo w'Afurika. Bamaze gukira rero byararangiye, ntabwo twaba tukibashyikiriye. Icyo tugomba gukora ni iki? Ni ukubigiraho. Kuki se bakize? Kuki babishoboye? Abajeneri, ibyo bintu mujye mubyumva, mugire ubutwari bwo kwigira. Kwigira sinshaka kuvuga kwigira ku muntu. Kwigira ni ukuvuga kutarindira ko umuntu azakugukorera mu kibo ngo agutangire, sibyo? Muhange udushya kugira ngo mwivane mu gihe. Mu gihe tugezemo, Abanyarwanda barasabwa kurangwa n'ubutwari mu rugamba rw'iterambere. Havuze byinshi uyu munsi, iterambere tumaze kubigeraho, bivuye habi, bivuye hakomeye, ariko birahari. So urubyiruko twebwe twarabibonye, kuko twabonye byinshi, twabonye byinshi bibi, dufite ibyo twaciyemo. Turavuga rero tuti dushaka kuzasubira muri biriya bintu twaciyemo. Uyu munsi rero umunyarwanda aravuka, akavukira muri CHK, akavuka twabitaga materinite, amatara yabo. Abenshi mu rubyiruko mwebwe ntimuzi ko hari n'igihe hatabaga amatara na energy solaire zitabaga. Musabwe rero gushyigikira ibyo twagezeho, kubibungabunga no kubyongera. Uruhare rw'Abanyarwanda cyane cyane urubyiruko mu guteza imbere u Rwanda rwubakiye ku muco n'ubutwari, icyo busaba. Mu rugamba rwo guteza u Rwanda imbere, turasabwa gukomeza kwigira ku bakurambere b'intwari. Umujenerali wigeze kubaza ati, abakurambere ba kera nta ntwari zabayeho nyinshi cyane, bababwiye nyine za mpeta babageneraga n'iminsi mikuru bakoraga, ariko intwari zabayeho. Kubigiraho rero ni iki? Nk'ubu uyu munsi bibaye ngombwa ko hakenewe umutabazi ubundi yabaga ari umuntu utabarira igihugu, kandi akenshi akava ibwami, yashoboraga no kuba ari umwana w'umwana, bakamwohereza akaba yajya mu gihugu. Reka dufate Kongo
ubu ngubu biduteye twese abaje twakwemera kuba abatabazi tugatabara igihugu cyacu. ni ubwo nibwo butabazi. Kera bwo baramwoherezaga bati wowe genda uturebere, bamwica bakamenya aho bamwiciye, bakamenya aho n'ingabo zabo ziri, noneho bakabona n'uko batera amaraso ye akazabaha. Kandi mujye mwirinda ikintu cyitwa umutugi. Abirinda ibyo bintu barabihanuraga bakavuga bati igihe iki n'iki u Rwanda ruzugarizwa, nirwugari tugomba kubona umutabazi agategurwa akoherezwa akagenda akitangira igihugu. Turasabira rero natwe kugira umuco w'ubutwari, umuco wo kwitangira cyane cyane urubyiruko, ko nimwe bafite ingufu, nimwe mugishoboye. Gusigasira ibyagezweho no kubyongera, kwitoza iteka gukora icyiza no kwanga ikibi. Ikibi ni iki? Urubyiruko rufite abantu b'abanebwe. Ubunebwe ni ibintu bibi cyane. Umujene udakoze agifite igihe, agifite ingufu, nk'uko babivuga ngo umwana akamwiterura, udahagurutse ngo wumve muri wowe ko uri inkotanyi, wumve ko ugomba kwikorera wowe ubwawe, gukorera umuryango wawe, kuvana abantu mu bukene, icyo kintu utakigize waba uri umunebwe. Ivangura twaribaye, iry'akarere, iry'amoko twaribayemo hano muri uru Rwanda igihe kirekire. Niba uyu munsi umuntu ava hano ugafata taxi muri gare Nyabugogo ukajya ku Gisenyi, umenye ko bitari byemewe mbere ya jenoside. Twakaga ikibari, umenye ko reresepasi, umenye niba ubona uva hano ukajya gutura i Rwamagana uko wishakiye, ntabwo ibyo byabagaho. Wasabaga uburenganzira, bakaguha icyo bita permis de residence. Kugira ngo bayiguhe wagombaga kuba ufite igikorwa werekana aho ngaho, ubye akora, ufite akazi, byumvikana, ufite ikarita y'akazi n'umukoresha, permis de residence bakayiguha ugatura. Permis de residence ni uruhushya rwo. Ntabwo washoboraga kujya i Huye ujye guturayo, cyangwa ujye gusura umuntu utiyeyo, wibereyo, uvuga uti hano ni kwa mama wacu, reka da. Hagombaga permis de residence. None uyu munsi si no gutura gusa, umuntu arava hano akigira kwisurira mucuti we, urubyiruko kujya kwisurira mugenzi wawe Rubavu cyangwa i Rusizi, sibyo? Mukibera muri firimbi rwose. Ibyo bintu ntibibacika rero bashaka. Ibyo bintu ntibibacika bose, zamenye yuko ntabwo inkotanyi zitabakoreye, ntacyo zitakoze. Ibyo bintu byaje ku ngoma y'inkotanyi, aho inkotanyi zitsindiye urugamba, aho inkotanyi zibohoreye abanyarwanda bose, aho nta muntu uzaguhagarika mu nzira ngo akwake irangamuntu akubaze ngo wowe urinde, aho so azaba azwi wowe ntibakuzize yuko iso wenda yakoze jenoside, ahubwo ukiga ugatsinda ukabona akazi. Ibyo bintu bizabacika. Ruswa yo bose urubyiruko rwo rushaka gukira vuba. Nabo tujya tuganira, nakunze gukora muri za misiyo diplomatike mu miryango mpuzamahanga. Niba mbonye imodoka y'akazi nkaba ariyo natashyemo, umbonye duturanye ati wowe wayikuye, nanjye ko nyishaka. Iby'ubu rwose ubu kera ntitwabigiraga, twagiye dutunga izo modoka, ni amahirwe, twahembwaga make tukishima. Ariko uyu munsi urubyiruko urabona umuntu yaguze imodoka, tugewe iriya modoka yayiguze, benshi barabibaza, ese ko utaratangira n'akazi utangiye kubaza imodoka ubona
bivuze watangiriye nibura ku igare kera twaguraga amagare tukayashyira mu muhanda abana bakadutwarira nk'uko abajene bo baguramo itubu ukaba uzifite ukagira abana bagucururiza nibura ukabona ikindi cyinjira ushaka ariko udatekereje ruswa no kwiba kera ibyo bintu ntibyabagaho habagaho abantu baringaniye batifuza ibintu birebire hari ibibi byabayeho ibyo ngibyo nababwiraga cyo kwimakaza umuco wo kwibika ikene wabo no gutonesha abantu bamwe amoko ibiki ariko ugasanga biri muri bamwe abandi bitugirira birebire byo gutuma umuntu yajya no kwitsindirwa burundu ibyo bintu byakunze kuba kudaha agaciro ndimo ndavuga ibyo tugomba kwirinda kudaha agaciro iby'iwacu muri iki gihe urubyiruko rukunda ibyo hanze cyane iyo urebye hano muri social media ujya kubona ukabona umuzungu yambaye karavate agiye kwamamaza kubera ko hasa neza kubera ko atwaye imodoka nziza kubera yuko yabyinnye neza ngo yarashe namwe ukumva ko ariko bihora wapi bari za publicité nabo babaho kuko natwe tubaho ntabwo umuntu akura uwo munsi ngo yambare karavate bifata igihe process udakunda kwiyungura ubumenyi ikintu cyo kudakora amatraining refresher kwiyungura ubumenyi kwihugura urubyiruko mureke kureba YouTube gusa barapa nimusome kuri Google bazavuga ikintu cyose kiri kuri Google ikintu cyose ushakaho ubumenyi bari abajene barimo batubwira amateka muri abanyabwenge n'abereye bose biragaragara ko mwebwe mukurikiye urubyiruko nimwigire kuri bari abajene bose nimukore nkabo mwinjire mu mateka mwinjire mu guhanga udushya murebe abandi barimo barakora secteur informatique muri technology barimo barakora muri sciences za chemistry barimo barakora murabona dufite ibibazo by'ikoranabuhanga kandi tugira amahirwe igihugu cyacu kubera leadership ikomeye ireba imbere kure ikoranabuhanga byageze mu Rwanda mbere y'ibindi bihugu muri u Rwanda rero rufite n'ikoranabuhanga utajya i Buraya henshi ubibona yewe nagiye muri salon de disposition ahantu yitwa Gand mu Bubiligi Buruseli nibagiwe kwempurima baje Buruseli cyakisha ahantu nabona kafe internet ngo mbashe ku ntaho biba kubera ko ikoranabuhanga ryabo ryateye imbere yego baba bifiteho hose haba wifi ariko njye nta burenganzira nari ngifiteho kuko narushye so rero babikora gutyo ariko ntabwo wabona uhagarara ngo ujye muri internet kofi nk'umuturage uri ku rugendo ako kantu kadawunirodinga ariko hano mu Rwanda va hano ugiye i Nyamata uzabona udukofi shop tutari munsi ya dutanu by'ivuguye bya Rwamagana bya Rubavu uzasanga utwo tuntu tugiye duhari ku buryo ushobora kwicara ukabaza kuvuga ugateresheje akantu kakakubwira imfashanyo gukorana n'abagamije gusenya cyangwa kudindiza igihugu cyangwa kugisubiza inyuma gukoresha ibiyobyabwenge n'izindi ngeso rero urabizi ko ari iwacu birahari twagiye tubica akenshi mu baturanyi batagira organisation zo kumenya urubyiruko bashobora kurwakadara ugasanga ibiyobyabwenge biranesha urubyiruko twebwe bose urubyiruko muzi ko ahantu hose biranditse ibiyobyabwenge birabujijwe mu mashuri biranditse urumva
ahantu hose mu masaro yo kuhafira cyane aho urubyiruko rukunda kujya biranga aho mucurangira biranga ikintu cyitwa ibiyobyabwenge nicyo kishe ubu ngubu bigeze i Buraya bari mu ibiyobyabwenge nta kibazo ariko nabo murabibona ubwenge bwabo busigaye bubona aho bugeze bageza hari indimuka muri biriya bihugu by'i Buraya kubera icyo twakwita libertinaje baretse urubyiruko kugeza ubwo bashyiraho amategeko mu mashuri ko uzaza akicara akiga nta kibazo ariko utazaca ajya yigira kuri kompiyuta ye ajya yirebera abarapa ikibazo waba ukireba ni ukuvuga ikirere yiga mbarwa ya politike y'iringaniza twagize bo bayikoze mu bundi buryo abazi ubwenge babwira abana babo ko telefone atari byo benshi ntibabwige mu bisome murebe bwige tube mu rugo ukuntu encadrement ya famiye y'ukuntu imeze n'ubwo yatangiye n'umugore abana be ntabwo bakoresha internet mu bisome murabisanga kandi bwige niwe nyiri tekinoloji dukoresha niwe nyiri software zose murabizi zikora muri computer so abana babo bajya mu mashuri ya class yo mu rwego rwo bakagira abarimu barododo bahora bihugura bababwira muhore mwihugura abana babo bakabazamura ku rwego rwo hejuru bakabigisha politike bakabigisha accountancy bakabigisha economy bakabigisha sciences kugira ngo aribo bayobora so leadership rero izaba muri wa wundi wagize akadroma ita nubwo twe tutita mo nakadroma zita ariko nakadroma zo kugira ngo bazayobore ibihugu byabo ntabwo bamureka bajye hano kuza yiriweho areba twatwana tuba tuduceza twifotora duce abana bari abakire abana bari abayobozi b'Iburaya ntabwo muzabasanga hano kuza muzasome murebe abakobwa ba Barack Obama murebe ibintu baba biyambariye bidafite rwose ikintu bivuze bigendera ariko barimo bakorera amadoktora abandi bakobwa bagenzi babo bari mu gusamara bo bari mu madoktora rero urubyiruko rwose mugerageze mube intangarugero kugira ngo igihugu cyacu azasubire soza rero uru Rwanda rwacu kugira ngo tubere rwiza ugire n'uruhare rushimishije no kutugeza kure nubwo tugomba kurinda umuryango wacu kurinda ibikorwa byacu byiza kurinda ubumwe bwacu kumenya umunyarwanda ko ari umunyarwanda dukwiye guha agaciro umunyarwanda haba akagera umuturage w'u Rwanda umenye ko ahabwa agaciro kandi agaciro ko mu Rwanda n'umunyamahanga yahageze akabona murabona ubu ngubu ushobora kugigoma ushobora kuhagirira ibyaha ariko twebwe abakongomani sorebyembe abarundi sorebyembe abagande noneho ubu banakuyeho viza ku banyafurika memu n'abanyaburayi ibihugu bimwe na bimwe bifitanye umubano baraza abantu bose mu gihe twebwe udahari ugasanga baragutera amabuye twebwe abantu bose muri iki gihugu tubaha agaciro ariko cyane cyane agaciro k'umunyarwanda kugira ngo igihugu cyacu gikomere ni uko umunyarwanda aho ari yisanzura yumva ko afite agaciro imbere y'undi kandi ko uburenganzira bwawe aho butangirira nabwo aho burangirira ariho bwa mugenzi wawe kugira amahoro mu biganiro byanjye ni ukwerekana ko byazanye hano ukwerekana ko imikoranire y'inzego yari umusenateri abasenateri aho mubibona abenshi hariho ni hafi hano tudafatanyije mu dukoranire hamwe dukorana wagira iterambere
ariko no kuba mukuru mu myaka burya ni byiza kuko hari ibyo nabibutsa bitandukanye n'abaye agaciye uzi ko te indwara twigaga ari zo bazungu indwara twigaga mu ishuri abazungu bakoresha bitwa ba Hercule, bitwa ba Napoleon, bitwa ba César, bitwa ba Andre. N'umuntu yabukoresheje rero ubutubwire bw'agatima n'Imana. Wabaye perezida wa Rotera abenshi ahangaha abasore. Aribyo nko watuganirije biye kandi biranga umukuru w'akagari amaze kwitwitsa twaciye mateka tuyashoboye kose umwanya wazo kwiga intwari z'u Rwanda uravuga ngo ubutwari ubutwari agaciro kacu ntabwo abantu kino cyane ndashaka kubabwira icyo mbere yo gushyira kuri icyo ngicyo nuko ni ukwerekana ko inzego z'igihugu zigomba gukora ikindi ndashaka kuvuga ni nk'umusozo w'ibiganiro ushimira abantu badaha ibiganiro byiza rwose cyane bikubiye indangagaciro twavuze zose zigomba gukorwa bijyanye n'intego y'igihugu. Intego y'igihugu urayizi wayitubwira ninde? Intego y'igihugu n'amagambo atatu: ubumwe, oya, rya kabiri irihe? Umurimo, ibindi zose. Rya gatatu gukunda. Ibyo byose uzabwira ahangaha hari agaciro zose zavuze zerekeye gutwara. Intwari ni iki mu by'ukuri? Intwari nibereye urugero abandi banyarwanda kuri ibyo kuri bitatu: ubumwe, mu murimo no gukunda igihugu. Gukunda igihugu ni iya gatatu, gukunda igihugu. Icyo navuga rero zose kuri umusozi umukozi hanze yahotere yo kumva icyo twavana hano kugira ngo hanyuma arigishije imbere ugufatira intego tukagira iyacu kandi cyane tweretse abasaza n'abakuru iyo ntego tukagira iyacu. Ubumwe ufashe ziriya nzego z'intwari reba ukuntu wabageza ubumwe mu mirimo gukunda igihugu no kwitangira ukuntu Yesu uko yakunze abantu akamwitangira natwe rero tukagira igihugu kugira ngo bitangira igihugu cye ari hejuru rwose ariko ubumwe n'imirimo kuko baravuga ngo gutwara intwari urugamba cyangwa ururezi rwo kuganira mu Rwanda kubivuga ntibihagije no kubikora ibyo bya mbere tubivana hano rwose aho tugiye ibyo dukora zose ibyo twibuka tuvuga iyo ntego y'u Rwanda y'igihugu cyacu: ubumwe, imirimo yo kugiteza imbere, kubikunda, tukabishyira mu bikorwa. Icyo nashaka kurangizaho no gushimira abayobozi b'umudugudu kugira ngo ibiduhuza kenshi biduhuza hano kenshi mu kwizihiza cyangwa kwibuka, ariko tubikorera hamwe. Buri wese ashobora kugenda agasoma ibyo ashatse byose ku byerekeye ubumwe cyangwa ubutwari, ariko kubikorera hamwe ntabwo bisa. Burya abafaransa baravuga sinzi mu gifaransa ifode wanza ari imigenzo, ntabwo ushobora kwicara babuti ukoresha umwuka wawe bakicara ahongoye, ariko iyo utumije abandi burya hari ikintu cyerekana ko hari ibintu bikorwa mu buryo. Ahangaha ikiduhuza hano kwizihiza no kwibuka. Nta kintu ntabwo ari imbere y'umudugudu wacu bidakorwa kandi bigakorwa neza. Ibyo tunashaka gushimira abayobozi bacu
bose abariho n'abari bariho mbere cyangwa se abaturage bacu batuye hano kwitabira igikorwa cyo kwibuka abaperezida. Thank you.